Niki cyagutunguye? Niki wumvise? Niki wamenye? Niki wabonye utari usanzwe ubona? Niki wumvise utari usanzwe wumva mu matwi yawe ku buzima bw'umuhanzi Yampano? Mbere yuko ukomeza kumva ikiganiro cyacu, wabanza ukakwandikira comment ukatubwira byinshi. Muri iki gihe duhura n'ibintu byinshi biduhangayikisha, ibindi bikadutungura. Hari ibyo tubona kuri social media platforms cyangwa se imbuga nkoranyambaga, kwego ubwacu tugatungurwa bitewe nuko tubona binyuranyije n'umuco wacu. Umuco ni ikintu gikomeye cyane ndetse gikwiye no kubahwa na buri wese, ariko hari ubwo birenga umurongo bamwe bakawukiniramo business zabo kandi zikanunguka. Gusa nubwo hari abinjiza bishe umuco, ashobora kuyinjiza ariko akaba ahombeje byinshi, cyane cyane nk'urubyiruko cyangwa se abakiri bato. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tukaba tugiye kuzamuka mu busesenguzi bw'ibimaze iminsi bivugwa ku muhanzi Yampano. Ikaze mu kiganiro, nge nitwa Justin Madi Harerimana. Reka twiruke ku muhanzi Yampano uheruka kwerekana video y'urukozasoni mu ruhame. Umuhanzi w'umunyarwanda Yampano yamaze guca ku mbuga nkoranyambaga impaka zikomeye nyuma yo kugaragaza video y'urukozasoni mu ruhame. Bikaba byarababaje abakunzi be benshi ndetse n'abaturage bagaragaje impungenge ku kurengera umuco nyarwanda. Ibi bikimara kuba byababaje benshi, bagaragaza ko uyu muhanzi yishe umuco. Impamvu video yateje impaka, abakunzi ba Yampano benshi bagaragaje ko ibyo yagaragaje byarenze ku murongo w'umuco nyarwanda. Ibi bikaba bidakwiriye kugaragazwa mu ruhame ku mbuga nkoranyambaga harimo Twitter, X, Instagram na Facebook. Abenshi bagaragaje ko batishimiye uburyo umuhanzi yitwaye, bavuga ko atubahirije amahame y'ubupfura no kubaha umuco w'igihugu. Aho bamwe bagize bati, nk'umunyarwanda birababaje kubona ibintu nk'ibi bigaragara mu ruhame bikica isura nziza y'umuco wacu. Undi agira ati, nkunda umuziki wa Yampano, ariko ibyabaye ikibazo gikomeye. Kubaka izina si ugucuruza umuco. Uburyo abantu batandukanye bakiriye ibi. Abakunzi ba Yampano hari abakomeje kumushyigikira bavuga ko ari uburenganzira bwe bw'ubuhanzi no kugaragaza ibintu mu buryo bwo gutungura. Bavuga ko abahanzi bagira uburenganzira bwo guhitamo icyo berekana nubwo bitashimisha bose. Abanyamakuru n'abasesenguzi b'umuco batangaje ko ibi bishobora kugira ingaruka ku isura y'umuziki nyarwanda, kuko gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni mu ruhame bishobora guhindura imyumvire y'abakiri bato n'urubyiruko. Imiryango ishinzwe uburere n'uburenganzira bw'umwana yagaragaje impungenge zikomeye. Bavuga ko ibintu nk'ibi bishobora guhungabanya abana n'urubyiruko bareba ibikorwa by'umuco ndetse bikabaviramo kwiga nabi iby'igitsina no kudaha agaciro umuco n'imigenzo y'igihugu. Ubusesenguzi bw'imbuga nkoranyambaga. Ku mbuga nkoranyambaga hashtag zimwe za Yampano controversa ndetse n'umuco nyarwanda zakwirakwiye vuba, zigaragaza uburyo abantu batandukanye babibonamo. 60% y'abagize icyo bavuga bagaragaje kutishimira ibyo yakoze. 25% bavuga ko ubuhanzi bw'umuntu bugomba kwemerwa nubwo atashimisha buri wese. 15% basigaye batavuze byinshi cyangwa se bemeye ko ari igikorwa cy'igihe gito kitagomba guhabwa agaciro. Abasesenguzi bavuga ko iyi ntambara y'inyito ku mbuga nkoranyambaga ishobora kugira ingaruka ku isura y'umuziki, guhindura uburyo abakunzi ba Yampano bamureba ndetse no ku buzima bwe bw'umwuga. Ingaruka ku muhanzi. Isura ye ku mbuga nkoranyambaga, Yampano ubu ari mu mpaka zo kwiyubaka cyangwa se kongera kugarura izina rye. Ibyo abantu bavuga bishobora kumubera imbogamizi z'ejo hazaza ibikorwa by'umuco. Hari amahirwe make yuko ashobora kwitabira ibirori by'umuco nyarwanda, kubera ko abashinzwe umuco bashobora kumubona nk'utubahiriza amahame y'umuco. Ubufatanye n'abaterankunga. Abaterankunga bashobora gutekereza kabiri mbere yo kumushyigikira kubera impaka zagaragaye. Uruhare rw'umuco nyarwanda. Abasesenguzi b'umuco bavuga ko nk'abahanzi bafite uruhare runini mu gutuma umuco ugerwaho n'urubyiruko. Ibi bikorwa bishobora kwangiza isura nziza y'umuco nyarwanda ku rwego rw'igihugu n'isi yose. Bavuga ko ubuhanzi bwose bugomba kugendana n'agaciro k'umuco, aho kwishimira guhanga ibihangano bishimisha abantu bamwe ariko bikabangamira benshi. Inama n'icyerekezo. Abahanga mu mico n'abasesenguzi b'umuco basaba abahanzi ko bagomba kwirinda ibikorwa by'urukozasoni mu ruhame kandi bagahagarara ku murongo w'umuco n'ubupfura. Imiryango ishinzwe uburenganzira n'umuco ikwiye gukangurira abahanzi n'urubyiruko gukunda umuco nyarwanda. Imbuga nkoranyambaga zigomba gukoreshwa mu buryo bwubaka,
aho gukwirakwiza ibikorwa bishobora kwangiza isura y'umuntu cyangwa igihugu. Iki gikorwa cya Yamano cyagaragaje akamaro ko guhuza ubuhanzi n'umuco, ariko kandi kikanerekana ko abahanzi bafite inshingano zo kubaha amategeko y'umuco n'imigenzo y'igihugu. Ni ngombwa ko abakunzi b'umuziki, abahanzi n'imiryango ishinzwe umuco bafatanya kugira ngo ibikorwa by'ubuhanzi bibe byubaka igihugu, bihesha agaciro umuco nyarwanda kandi bitabangamira urubyiruko n'abaturage bose. Reka mushimire wowe ukomeza kubana natwe, musaba gukora subscribe, share, comment kuri The Mind TV niba utari wayikora, kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. MIGM, Just Remind Harerimana.